ndabashimiye nyakwa mushyitsi mukuru kuri umwanya mutugeneye. Ndabashimiye kandi bajya kwa mugize Unity Club intwara rumuri, bajya kwa mwese abayobozi muteraniye aha ngaha. Nuba nta kindi nakongeraho ku bimaze kuvugirwa aha ngaha. Ni byinshi ariko n'ubundi nari mbyiteze. Njye bahagaze imbere yanyu nitwa Mvano Nsabimana Etienne, ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, by'umwihariko nkomoka mu karere ka Rubavu mu murenge wa Cyanzarwe. Sindi umudepite w'akarere, ndi umudepite w'igihugu, ariko ndibuze kugaruka ku gitumye mvuga ko ariho mvuka. Nk'uko bakomeje kubivuga bavandimwe batahutse, nanjye nabaye umuyobozi wa karere ka Rubavu, cyane cyane mu cyari komini Rwerere. 94 abanyarwanda benshi barahunze kimwe n'abandi bose, nanjye ndahunga, ariko mu bantu bamaze iminsi mikeya muri Kongo nanjye ndimo, kuko nyuma y'iminsi 6 nari nagarutse garukanye n'ababyeyi bacu, kuko nta mpamvu yo kuba muri Kongo, kuko aho inkambi y'Ikibumba yari iri no mu rugo mu by'ukuri ni hafi. Ibyo bakoraga byose rero twarabibonaga, cyane cyane ko twabaga n'amazi abari mu rugo bakatuzanira. Byabaye ngombwa rero ko tuvuye turatahuka, hanyuma dukomeza ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi baturage. Nyuma yo baza gushaka abantu bajya mu kazi, ntangira umusore birumvikana, mbona n'abasirikari, nabona abasore, mbona n'urungano rwanjye. Baduha akazi kuri komini ya Rwerere, ariko mu nshingano nari mfite zikomeye kwari ukumubiriza ngo ducure abaturage bari muri Kongo mu nkambi ngo batahe, bityo baze turushaho kubaka igihugu. Na cyane ko nyakwa mushyitsi mukuru, iyo nkambi aho yari iherereye n'aho yari iri yari bugufi cyane n'umupaka wacu, kuko hagati y'aho inkambi yari iri no ku mupaka hari hagati ya metero 400 na 600. Bivuze ko mu by'ukuri byari byoroshye mu by'ukuri kuba aba bose mwumvise baza kuba ibitero mu gihugu cyacu. Niko byanagenze, kuko muri ibyo bihe bakoraga infiltration, bakinjira bakaza bagasahura inka, yewe bakica n'abantu bose b'abayobozi, cyane cyane bayobotse RPF Inkotanyi. Ibyo ni byabayeho, abavandimwe barabizi. Nyuma yaho rero muri reforme nanone igiye kuba 2006, mu nzego z'ibanze naje kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Namaze imyaka 17 nyobora imirenge yo ku mupaka: Cyanzarwe, Busasamana, Bugeshi. Nagize Imana yari n'abayobozi banjye baranga, sinzi icyo bashingiragaho nyakwa minisita, bashiraho ngaho buri gihe, kuko hari ubwo bigeze kwibesha barahamvana banjyana gukora inyamyumba kuri Bralirwa ku mazi. Ndavuga Imana ishimwe cyane. Nibwo bwa mbere nari ngiye kurara mu nzu navanyemo ipataro n'amasogisi, numva ndanezerewe. Nyuma y'iminsi 4 mbona indi baruwa imvanayo insubiza muri Busasamana. Basi ubanza ari ngiye munyamabanga nshingwabikorwa mu gihugu wakoze umurenge iminsi mike ishoboka, subira aho ngaho. Byaterwaga n'iki kandi abayobozi banjye barabimbwiye mu by'ukuri, n'urugendo abagabo mumvise bavuze bakoze. Aba turaziranye, turaziranye pe. Nigize umugisha na Bora ndamubona. Bora nguzi mu mateka, nguzi mu papuro, nguzi muri strep gutyo. Bari kudoti Bora abantu be kuri krapuze ku mwaro naye yakajije. Ndabaye uyu munimwa niba ari Bora koko umuntu uzamukizwa n'iki? None nakubonye. Dufite igihugu Bora. Dufite igihugu. Honorable Minister, abagabo bakomeje kuvuga ubuhamya mu byo
batangira ibitero byabo babitangiriye mu ntambara y'abacengezi bifashishije umutwe witwaga Ariri, bayogoza kara gace kose. Mu by'ukuri ku ngengabitekerezo bari bafite byari bigoye kumva ari uwo wabwira ngo naze dufatanye kubaka igihugu. Buriya uko babona barasahuye, baribye, reka ngo ubwize ukuri, kuko baburaga n'ibyo kurya basanga umukecuru yabitetse bakabisuka bakabijyana. Ntago mbabeshyira bari hano, wabibima bakakwica. Ibyo byabayeho. Ndagira ngo nanone mvuge ko mu yindi migambi bari bafite kwari ukwica abantu bose bakorana na RPF Inkotanyi, kuko mu mirenge 12 twari dufite muri komini Rwerere abakonseye 9 barabishe, hasigara abakonseye 3 gusa nibo barokotse. N'abakozi kuri komini niko byagenze. Nanjye uhagaze imbere yanyu ndubuhamya bw'igendera. Ubuhamya bw'igendera sinzi ko navuga, kuko impfu nakize, ibitero nakize ni Imana ibisi. Hari ubwo muri ibyo bitero bambuze barashaka bakabambura, ariko ibanga nanjye nararimenye kuko nahise mbacika njya kwira mu defense y'abasirikare. Ntago mwongeye kwakandagira, mwaratinye nanjye niberaho. Mukumbura rero icyo bakoze birutse ku muryango wanjye, ari mukecuru na famiye, barabajyana ngo bagiye kubabaza ngo uko ngoranaga n'Inkotanyi, birangira babishe. Narabye ubwo birangira gutyo. Twakomeje urwo rugendo rero, kuko nyuma yaho byabaye ngombwa ko Arire isa naho isenyuka ivaho, biriya bitero byo mu Gicengezi bivuyeho, bajya muri Kongo. Bageze muri Kongo nibo baje kubatiza Arire, barayihindura barayibatiza, bayibatiza FDLR. Nibura ko Tom yabivuzeho, bayibatiza FDLR. Ariko n'ubundi ideology yari imwe, ntaho byari bitaniye. Mu kugaragara rero muri Kongo hariya, buri hari uduce abagabo bakoreramo, wenda baraza kutunyibutsa twinshi, akora agantu bitwa za Nyamushwi, ku mabere y'inkumi, ku Mwaro, Gikombe, Kabutembo ya mbere, Kabutembo ya kabiri, twabaga tubariho. Ko byagenda kose ko mwadushakaga, natwe niko twashaka amakuru yanyu. Byabayeho rero mu byo bitero. Mu bitero bakoze ni byinshi mu by'ukuri, bagaragaje kugaba ku gihugu cyacu muri iyo periode nabuze mvuga. Ni byinshi bakoze, rimwe na rimwe bigahitana abaturage, abandi bikabamugaza. Ibyo byagiye bibaho, ariko nanone bamwe muri bo ntibibahire. Buriya uko mwapangaga urugamba rwo kuza, nako twabaga rimwe na rimwe hari amakuru twabonye ko muri buze, tukasangira n'ingabo zacu, ubundi zigakora akazi. Mu gitondo tukaja gushingura. Niko bimeze. Harabazaga nabi nuko bigahwaniramo, tukabashingura kuko nabo babaga bisha abaturage. Ko mwabonaga amakuru rero, natwe niko twagiraga gute, niko twayabonaga. Kandi yanyu kuyabona rimwe na rimwe, hari ibimenyetso twabonaga twiye turi gushakisha ibindi. Nk'ubu